Naravuze ngo ese ubundi koko umuntu uriho umuvumo wundi umubwirwa n'iki? Cyambere ugasanga umuntu si ugusambana gusa, ahubwo ashobora kuba afite n'ikindi kintu kimwirukanka inyuma, ntawe atinya, ntacyo atinya, ntacyo yibwira. Kujyaho ugakira bigutwaye iki? Iyo nzira abandi bajyamo yo kutagiyeyo, ahubwo wararyamye wifiteho amagambo, ntacyo maze, sinzarongora, sinzarongorwa, njyewe ndi mubi, abandi barize, se bamvuga nduwuhe, ndya nduwuhe. Wabona amafaranga 1000 aguhagije nkaho wagiye ngo ugura akantu kazima, ugasanga aho kurya inyama ugiye kurya uruhu kubera karande. Nukuri ukibaza, ngiye nyambibaza abantu urabe kancanga ngewe. Umuntu akambwira ngo akunda uruhu rw'ingurube, se uruhu rw'ingurube ruryoha kuruta inyama y'ingurube? Undi muntu agiye kugura amajanja y'inkoko, se amajanja y'inkoko ni yaje kuruta inkoko? Bene data nshuti z'Imana, abakunzi b'Ubumwe Ministries, mbabwiza ukuri ko turabakunda cyane. Tumaze iminsi tubasobanurira ikintu cy'inzozi. Mwarakoze gukora comment, mwarakoze gukora share, mwarakoze kumpamagara. Imana ibaha umugisha, ndabasuhuza mwese abantu bakize depression kubera ibiganiro. Ndashima Imana ku bantu bagiye bakira indwara baje hano mu biro tukavugana. Imana ikumpera umugisha. Nunicaye mu biro, aha niho ndi nicaye none nakoreye ikiganiro. Aha niho nkunda kuba nkorera wa murimo w'Imana, kandi Imana ibampera umugisha n'ukuri. Reka mbashimire cyane abantu bamaze kubohoka ingoyi no kuba bamaze kunezerwa, kandi babwira ngo haracyariho ibyiringiro. Rero kino cyumweru cyacu tutangiye ku munsi wa kabiri, reka nkubwire ngo nuko umugabo witwa Eliya atuma umugaragu we ngo genda undebere ko hari icyo ubona hejuru y'inyanja. Ariko ngo agiye ntiyabona, agera ku nshuro 7 nibwo yabonye ko hari ikiganza. Ngabwira habo ngo ihute, dore imvura igiye kugwa. Muvandimwe nshuti z'Imana, gusenga si umubyizi umuntu akora ngo wihorere. Gusenga ni uguhozaho, gusenga ni uguhora winginga, gusenga ni uguhora ukora umurimo, gusenga buri gihe ni uguhora wingingira Imana kugira ngo igendane nawe, kandi igihe kimwe humura uzabona ikiganza ku buzima bwawe. Ndashimira abavandimwe nka 3 babohotse bagakira, ndetse umwe akagira amahirwe operasiyo yo kubagwa ikahagarikwa, kuko bagiye kurasanga icyo bamubaga ntikigihari. Hari ibyo Imana yakoze. Rezo n'imbaraga z'amasengesho, kuko twaje kubona ko uburwayi bwinshi, ubukene, inzara, ingorane, gutsindwa kw'abana, kudatera imbere k'umuryango, guhora mu ngorane nyinshi, akenshi bifite inkomoko itari nziza, inkomoko y'umuvumo na za karande bigenda biherekeza buri muntu, bityo ugasanga umuntu ntashobora gutera imbere. Ariko twakubwira ngo uyu munsi korana natwe dusengane, kandi nkubwiza ukuri muntu w'Imana, haracyariho ibyiringiro pe, haracyariho ibyiringiro. Kuva ugihumeka, kuva ukivuga, kuva ukibasha kuganiriza abera, humura, hariho ibyiringiro ko Imana igiye gutabara. Nagira ngo rero nkwisabire ngo haguruka, udacika intege, udacogora. Gusenga urwanya ni ibintu birebire. Iyi mivumo na karande ko nabibasobanuriye ni ibintu birebire. Karande wayisengera ikanoroha, ariko umuvumo ntushobora. Ni imbaraga ndenga kamere zikoreshwa amagambo. Mwibuke ko navuze ngo nabasobanuye ko Bibiliya ubwayo yanditse mu Giheburayo yo isobanura yuko umuvumo ari amagambo y'indengakamere akoreshwa n'ugufiteho ubushobozi cyangwa wakugizeho ubushobozi. Urumva, iyo uwo muvumo uhari rero, kandi ntugenda ngo wangize umwana wa mu gitondo. Kuri iyi bintu uyu munsi bikuriho, ntiwibwire ngo byaje mu gitondo. Ni ibintu by'uruhererekane kure, mu myaka udasobanuriwe, mu binyejana udasobanukirwa. Ariko hariho imbaraga nshaka kubwira uyu munsi wa none ivuga ngo komera, wicika intege. Muri we harimo ubushobozi, muri we harimo imbaraga, muri we harimo gukora, muri we hariho gukomera. Kandi nkubwiza ukuri, ubwo uri mu mahame y'Imana, nta kizakubuza kuzatsinda iyo karande, kandi karangira, ndetse n'imivumo ikakuvaho. Buriya akenshi na kenshi abantu bajya bibaza ngo ese koko umukristo we wakijijwe karande n'imivumo imuzaho gute? Nshuti zanjye, bantu b'Imana, nongere ngo usubiremo ngo isoko ryo kudukiza ibyaha, isoko ryo kudukuraho ibitambo bya buri munsi by'ibyaha,
ni Kristo ubwo wabikoze ku musaraba aradupfira, umwenda ukingiriza ahera utabukamo kabiri, igicaniro cyongera kubaho. Kristo yaje ari umutambyi, aza ari igitambo, aza ari n'umwami, aza ari n'umucunguzi. We ntiyagombeye amaraso y'ibitungwa, ahubwo amaraso ye bwite niyo yamwinjiza ahera, bityo ahinduka igitambo kizima cy'iteka ryose ku buzima bwacu. Ariko ibindi bintu bisigaye biri mu biganza byawe, ibindi bintu biri mu biganza byawe. Ni wowe ufite izo mbaraga zo kubreaking out ibyo bintu, ukabisenyesha ubutware bw'ijambo ry'Imana. Ariko nkubwire ngo kugira ngo bisenye ukeneye intambwe 3 zikomeye. Intambwe ya mbere ni ukubanza guhinduka, ukava mu byaha. Niyo ntambwe yonyine igufasha kubreakinga, gusenya, kurimbura imigambi y'abadayimoni. Nuvuga ngo ni imbaraga ikomeye yo kubanza kwihana ibyaha byawe byose. Utibwira ko umuvumo wagenda ugisambana, utibwira ko umuvumo wagenda ugikora ibyaha, utibwira ko karande yagenda utarakizwa neza. Ntibishoboka. Urabanza ukakira amaraso ya Kristo. Haleluya. Aho waba uriho hose, icyo waba ukora cyose, intambwe ya mbere ni ukwihana ibyaha no guhinduka. Iyo umaze gutera intambwe yo kwihana no guhinduka, kera ukabarirwa ibyaha, ku buryo mu buryo bw'icyaha nta muvumo ukuriho, kuko hari amayira menshi atuma umuvumo uza. Hari uva ku babyeyi, hari uva kudakora, hari uva ku kudasenga. Abanyabyaha bavuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Aho umugabo ashobora gukorera 5,000 nkaho yabicyuye mu rugo ngo agaburira abana, akajya kubiguramo babagore bicuruza cyangwa ni indaya. Nyura nk'uwo muvumo n'uwo muruho, yabizicyuya n'umuyede, yabizicyuya n'umufundi, yabizicyuya kurimo akorana umumotari, ye nushaka n'umukozi wa leta. Ya mafaranga uvunikira, za mbaraga wakoreje kugira ngo zigutunge zikuzamure, ukajya guhonga umugore w'inzaduka. Ubwo we ntiwumva ko iyo kintu uragira ngo bagusengere umuvumo kuveho gute kandi ubwawe ukiwihamagarira. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse ngo turebe isoko y'umuvumo nyirizina. Ese ubundi ukomoka gute, uvaho gute? Intambwe ya mbere nta yindi, ni uko twinjizwa muri Kristo Yesu. Noneho rwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga, Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi 2:15-16 ngo ni ukurwandiko rw'imihango rwaturegaga ngarukuzaho kuramba ku musaraba. Urumva nivuga ngo byaha, kwihongerera ibyaha, ibyo bintu biza guhinduka. Bavandimwe, inshuti z'Imana, iyo ugiye mu gitabo kimwe kijya kigaragara mu Balewi, niho usanga ubwoko bw'ibitambo byatambwaga, kugira ngo ubanze wumve no gusobanukirwa, ndetse n'ibintu ngo uzagenda urebe ukuntu mu kwezi kwa karindwi byageraga. Uzi ko bagiraga n'iminsi mikuru itandukanye. Numvaga uyu munsi twakifasha muri ubwo buryo. Hari ibintu bikwiye gukorwa, umuntu wese agahinduka, akamenya intambwe ya mbere, kuko ntabwo karande wayisenya still ukiri no mu byaha. Intambwe ya mbere, deliverance ya mbere, intambwe ushobora gushingira ni ukureka ibyaha, warangiza Imana ikabana nawe. Niko kuri guhari, niyo nzira ihari, nibwo buryo bwonyine bushobora gutuma hari aho wagera mu gutsinda icyaha, ndetse no kugira ngo ubashe kugera kure hashoboka. Hanyuma izindi ntambwe zose ukazitera, kuko bamaze guhinduka, bamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi akaba umuntu ugena ubuzima bwawe bwa minsi yose. Apana we ko wakuyobora, ahubwo nyine Imana ikaba iri kugena iki kintu. Nagira ngo uyu munsi rero tuganire muri buno buryo dutuje, kandi ukurikire iki cyigisho cyumve neza. Buriya hari ibintu twirengagiza. Abantu barashaka Imana igira ikintu ikora, ariko bo ntacyo bayikoreye. Abantu barashaka kujya mu ijuru batarivunikiye. Ijuru ni iry'intwarane. Babandi babwira ngo Yesu yarabirangije ngo azariduha nk'uwinjira mu isoko, sinzi ko byapfa kukorohera. Rero kugira ngo ukire umuvumo bwa mbere, ni uko mbere na mbere ubanza kureka icyaha, warangiza Imana igakora igitangaza mu buzima bwawe, ikakwiyereka, ukabohoka. Ibisigaye byose ukabikora mu nzira zo kubohoka no kwegera Imana. Murakoze cyane. Ibi bintu rero tukwiye kubitekerezaho, tuganira. Hari abahakana ngo ibitambo ni iki, ngo ibitambo biza bite, ngo ibitambo biva kwande. Ariko uko niko kuri. Igitambo kitabanjijwe no gukizwa ntacyo kimaze.
nta nicyo cyanakumarira, nta nicyo cyagukuraho namba. Intambwe ya mbere yo gukira karande, intambwe ya mbere yo gukira icyo twita umuvumo, intambwe ya mbere yo gukira umwaku n'ibindi byose, ni uko ubanza ukavuga ngo Yesu ni umwami cyangwa Yesu ni umwami. Biterwa n'uko ushaka kubivugamo, biterwa n'aho bivugira, biterwa n'ibyo ubivugamo. Ni ukuvuga ngo wowe ikintu cya mbere ni ugutera intambwe yo guhinduka, ukakira Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Nshuti y'Imana rero turi kumwe, turi kuganira, ndabizi ko ku bumwe bw'Abera Ministries ifite abantu tujya tubonana benshi tuganira ku magambo y'Imana, kandi tugafashwa rimwe na rimwe kuko tuba twinjiye mu magambo ashaka kudufasha kwinjira mu isezerano nyakuri ryo gutuma tugana aho Imana ishaka ko tujya, kandi tukabikora neza mu buryo bwiza, mu buryo busobanutse, mu buryo bw'imbaraga, aho umuntu abasha gutsinda, gusenya, kurimbura no kwigizayo imigambi y'abadayimoni yose. Ni byiza rero mukozi Imana kunkurikira, umuvumo wavaho nibyo, karande yavaho nibyo, cyo rwose ucyemere, ndetse n'ibindi byose byavaho. Ariko hari ikintu kitagomba kuvaho. Before yuko bivaho ni uko habanza kuba gukizwa. Reka mbabwize ukuri, ibitambo byatanga mu gihe cy'isezerano, muraza gusanga hari ibyonyine gusa. Igitambo cyari itegeko, ni ibitambo bibiri byonyine gusa. Urasanga igitambo gitwikwa yuko bari amahoro byakwitangira ku bushake, gutura ibinyampeke n'ingano byari ku bushake, gutamba igitambo cy'amahoro hari ku bushake. Ariko gutambira icyaha byo ntago byari ubushake, ahubwo icyabagaho cyabyo ni iki? Ni ukuvuga ngo kubitamba muri ubwo buryo ryari itegeko ry'Imana, gutambira icyaha ndetse no gutamba igitambo cy'uko wahamwe n'icyaha. Bibiri tubonye aha, Kristo we yamaze kubidutangira ku musaraba, birarangira. Ariko icyo ukura amahoro, icyo gutabarwa, icyo kurindwa, n'icyo kugira ngo ubashe kuboka iyo migozi, ni wewe bireba n'amaso yawe, ugomba gukora muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo tugomba kureba ikintu cyane. Ni uko ntashaka kuvuga ku by'amaturo mu nyumve neza, ariko nagira ngo utajijishwa n'imvugo z'abantu, utavijishwa n'ibyo abantu bagenda bagutekeza bakubwira. Nagira ngo umbwire ngo umenye ko ituro ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Ituro ni ikintu gifite imbaraga ziherekeje izindi, cyane cyane iyo uzi gusobanukirwa. Nkaha nuko ntabona umwanya wo kubivugaho cyane, icyo bita amaturo yari akomeye agera kuri 5. Iyo ugiye kubireba usanga berekanaga gutamba igitambo gitwikwa, nuko hari ubushake. Mubare igice cya mbere, intego yacyo kwereka Imana yuko bari amahoro kimwe nayo, bigasobanura kwikuza imbere y'Imana. Mu gihe cya Kristo basobanura urupfu rukuri rwa Kristo wadupfiriye, kandi munakabyumva. Hariho gutanga ituro ry'ingano, bakabikora ku bushake, bakereka Imana uburyo bayubashye ndetse n'uburyo ki berekanye ko bayishima. Habaga igitambo cy'amahoro gitwikwa, cyakora kugira ngo berekane ko Imana iribaha gusarura no kwezwa. Ibyo barabitanga no kweza no kugira ahantu bagera. Ariko noneho hakaba ibitambo biri required, bisabwa, byari itegeko. Ibi bibiri, igitambo cy'ibyaha n'igitambo cy'umuntu wahamwe n'icyaha. Ibyo bikaba ari impamvu zagombaga kubaho. Iyo witegereje cyane cyane mu gitabo cy'Abalewi, hari n'ahandi hantu usoma ukabona ukuntu amagambo agenda bisobanura, aho ubona berekana iminsi mikuru yagombaga kugenda ibaho ndetse igenda yigaragaza, iboneka mu buryo bwinshi butandukanye. Ndakubwira nk'urugero, bagiraga nk'iminsi ikomeye cyane, nk'umunsi bita umunsi w'icyo bita imbuto z'umwimambere. Ni ukuvuga ngo niyo bamaze guhinga bwa mbere, bamaze kweza imbuto zeze bwa mbere, bakazifata bakazijyana mu rusengero bakazitura Imana. Ibyo ngibyo ushobora kubisanga kwari ukubera icyahanga. Ni amagambo y'imbaraga usanga mu Balewi ibice 23:14, hakaba ari umunsi wo kujyana umusaruro wa mbere w'umuganura, kugira ngo babwire Imana ngo Mana tuje kuzasarura burundu. Bakagenda bakabikora, kandi ngo babikora kugira ngo bagire gute?
bibutsa abantu yuko Imana ari igena byose, ariko barangiza hakazaho n'undi munsi bita ngo ni munsi wo kujyana umuganuro, aho basaruye, bahuye, bashyize hamwe ngo barangiza bakajya mu nzu y'Imana, ngo kwari ukwereka Imana yuko bayishimira ko ihinga rirangiye, ngo bakajyana ituro risaba ngo bazongere Imana ibahe umugisha wongere bahinge ikindi gihe. Urumva ni ibintu byakorwaga, ni n'ibintu bifite n'imbaraga, rimwe na rimwe ni ibintu rwose ubona ko bishobora kuba byakagiza umumaro, ariko iyo ugiye kwitegereza ukareba usanga abantu benshi rimwe na rimwe batari icyo kintu ngo bacyiteho, batanakitegereza, batanakibona, ahubwo akenshi ugasanga barayifata ukundi kuntu. Nagira ngo rero kubakurikiye umwe Gabera Ministries hatagira satani izakoshya, hatagira umuntu uzakubeshya ngo akubwire amarangamutima. Icyo wahawe ni Bibiliya, yisome wumve ikivuga. Nta mpamvu yo kugira confusion ufite ijambo ry'Imana, nta mpamvu yo gushidikanya iby'Imana ufite Bibiliya. Kandi usiye na Bibiliya hari n'abandi bantu wabona benshi, kandi wabona hehe hirya hatandukanye, wabona mu nzira zitandukanye, wabona ahantu hose wifuza, wabona aho waca hose, bakagusobanura kwereka impamvu yo guhindura ibintu n'impamvu yo kwinjira mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Rero Imana ibamenyesha mu izina rya Yesu, aho nababwira ngo jyewe icyo nemera kimwe, nicyo mbona kimwe, intambwe ya mbere yo kuva muri karande, yo gusohoka muri ibyo bintu byose, niyo kwihana ibyaha no guhindukira, kuko ntiwashaka amahoro ukiri umunyabyaha, ntiwashaka umugisha ukiri umunyabyaha, nta yindi ntambwe nzima wabona. Ndabyemera ko ibitambo bikenewe, ndabyemeye ko amaturo akenewe, ariko uyatamba urinde, nyatamba ndinde, nyatura ndinde, nyatura kubera iki, nyatura ngo bigende bite, nyatura ngo hazakorwa iki, nyatura ngo haze kuza iki. Rero bisaba ko intambwe ya mbere yo gukira karande n'inyatsi n'imivumo ni ukubanza kwinjira muri Kristo Yesu, ibindi byose bikaza nyuma y'ibyo. Ngizi imbaraga zihari. Yaravuze muri Yesaya ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Arongera aravuga muri biravuga ijambo rikomeye, aravuga ijambo ryiza nakunze cyane, avuga ngo umunyabyaha azagubwa nabi, ngo ariko umukene azatungwa n'imirimo yagira. Bivuze rero ngo ku mbaraga zo gusenga, ku mbaraga zo kwinginga, intambwe ya mbere ukwiye gutera wowe nanjye nkayitera, nawe ukayitera ukigira imbere, ni intambwe yo kubanza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi urangiza ugahinduka umwana w'Imana uko bikwiriye. Rero iyo twabasobanuraga amagambo ajyanye n'umuvumo cyane utandukanye, hari abakubwira ngo ariko se koko ngo umuvumo ngo wafata umukristo, none se umukristo gikora ibyaha agira ngo bigende biterega ko umukristo se Yesu yasanze umuntu urwaye mu rusengero kandi afite abadayimoni yahateraniye. Ibaze ntiyasibaga isabato, ntiyasibaga kuririmba, ariko asanga afite dayimoni kandi rwa mu rusengero. Aho rero kuba Kristo kubagiraho imbaraga n'inkuba. Kubera iki? Kubera yuko amagambo y'umuvumo yo paratinga cyangwa akorera mu kirere cy'imbaraga cyo kurwanya umunyamasengesho. Bamwe usanga gusenga byarakunaniye, kwiriza byarakunaniye, ubuzima bwarakunaniye. Kubera iki? Hari aho ugera imbaraga zikwinjiza muri gahunda ntibikunde cyane, bityo ugasanga birakuruhije. Mumenye neza ko ese kuki Imana yavuze mu Mutegeko wa 2 ibice 29 umurongo wa 27-28, Imana ikabwira uwitwa Mose ngo bwira abantu babiri, imiryango y'ibitseho umuvumo ijye ku musozi wa Gerizimu, abandi bajye ku musozi wa Ebali, bagende bavuga imivumo, bavuga n'umugisha, ngo uzakora iki azaba gutya, uzakora iki azagenda gutya, uzakora bizamera bityo. Kuki ayo magambo yavuzwe wowe wabihakana ushingiye ku buhe buryo cyangwa se ko dutekereza? Rero buri gihe imivumo na karande byo paratinga ku buzima bwawe, ari we bihiga, ari we bishaka. Naravuze ngo ese ubundi koko umuntu uriho umuvumo ubundi umubwirwa n'iki? Cyambere abafite kuraguza, guterekera, kubandwa ndetse no gukora imirimo ya gipagani yose, habamo kutubaha ababyeyi, kutubaha abavandimwe, ubusambanyi, ubusinzi bukabije, ubujura budafite impamvu, kubeshya bidafite uburyo. Ikindi kuba ari umuntu usenga ibishushanyo cyangwa araguza yambara impigi. Ikindi ni ukutumvira cyangwa gusuzugura no gutesha agaciro ababyeyi bamubyaye. Ikindi twe ibyo magambo ugiye kuyashaka kuyasanga mu Migani 10:20 kuva mu 14-17. Ikindi navuga ngo ni nko kutita ku babyeyi.
nk'abana muri Amerika, muri Canada, abantu muri mu Rwanda, muri Kigali, abantu mufite ubushobozi bwo gutunga ababyeyi banyu mukabatererana, ndagira ngo nkubwire ngo urimo urahura n'umuvumo ukomeye ku buzima bwawe, urimo urahura n'ingorane. Mama wakubyaye kugira ngo uze ku isi ni mama wagutwise arangije arakubyara, bamukorera cesarienne, yabyara muri voie normale, ariko biko ko yakonkeje, nubwo yenda atakubyara ariko stira cyari mama wawe. Rero burya mu bintu bya mbere bikurura umuvumo kutita ku babyeyi bakubyaye. Uwo muntu uzamusangana icyo kintu, ashobora no guhamagara nyina mu izina, ukabona nta kubaha afite. Ikindi muzasanga ni bwa busambanyi bukabije nababwiye, ugasanga umuntu si ugusambana gusa, ahubwo ashobora kuba afite n'ikindi kintu kimwirukanka inyuma, ntawe atinya, ntacyo atinya, ntacyo yibwira, kwiba ibintu bidafite gahunda. Hari umuyobozi umwe w'umudamu ntavuga, ariko ni uw'i Burayi, ariko benshi baramuzi, ngo yajya guhaha muri supermarket, yagerayo ngo ariko kandi ari umukire akomeye, ngo ariko yarangiza akiba, kubera ko yari umugore badashobora kumugira nabi, ariko bakamukurikiza fagitire kuko n'umugore wibashye. Erega n'uwo mwami Boduwe nta nubwo nanamuhisha, ndanamuvuga ko ndamuhishira iki kungumba kumuvuga ko bisanzwe. Urumva ni umwamikazi, ntacyo yabuze, ntacyo ashoboye, ngo ariko yagera mu supermarket akumva yakwiba n'akabombo. Hari abantu rero yumva yakwiba n'akantu gato cyane kadafite n'ikintu kavuze, ko kandi ntiyabuze aho kukishyura, ariko ko ari ya kamere imwirukankaho, bikaba ikindi kibazo. Ikindi tuza kureba ku muntu ufite izo karande zimugoye, ni ukuvuga n'abandi, cyane cyane ku bakozi b'Imana, abasebya, atukana. Urya muntu numubona ari mu rusengero, ukamubona ari mu rusengero, ukamubona yicaye mu rusengero, ukumva arasebye abakozi b'Imana, aravuga abantu, arahimbira abandi, arakora ukundi kuntu, tomatika ry'imenya ngo urya muntu ntiyigeze agera ku musaraba. Kandi mu idini ndimo n'abandi tubanamo, ngira ngo nzi ko njya numva amagambo avugwa ari menshi cyane. Burya iyo wicara ukavuga urusengero, inzu y'Imana, gusenya abantu, nawe uriho umuvumo nuko utawubona. Nushaka utera ikorasi, uzatera ikorasi n'umutera indi, uzambara ikanzu n'umutera indi. Ikindi tukwiye kureba, nenda kubisoza tuzakomeza, umuntu wese uriho umuvumo uzamusangana amagambo mabi. Ushobora kumubwira ngo waramutse akakwihorera, wamuvugisha akakubwira nabi, wamubwira ibintu by'amahoro agatangira gutonga nta muntu baravugana. Kandi uzamusangana amagambo avuga ngo nibe n'abandi basi, ngo giye se harundeba, ngo giye harunzi se, ngo mvuge banyumve se, ngo ubuse ngo nduwa hehe, ngo sinzi icyo muzi. Hari n'abavuga amagambo akomeye, ariko ndayavuga nyacuritse mu buryo bw'abahanga babyumve. Undi ngo wasanga narameze umusatsi utukura, ubwo nanze kuvuga hariho ati wasanga narameze umusatsi utukura, nta munyarwanda umusatsi utukura ngo kabyaramo. Uzamusangana amagambo yo kwiheba, nge sindi mwiza, yajya kwireba muri miruwari. Hari n'abantu batinya kwireba muri miruwari ngo ni babi. Ntabwo uri mubi, uri mwiza. Ni karandi kubwira ko uri mubi, ni karandi kubwira ko usa nabi. Kandi uwo ni umuvumo. Amagambo mabi cyane bakoresha, kwiyenza, kuvuga ngo ntacyo maze, nta naho nzagera, ndigira iki se, ndahingira iki se, ndashaka akazi k'iki se, nge sinshoboye, abandi bagira bene wabo, wabona akazi ute, babizamo gute, babikoramo gute. Noneho ba bantu badafite karande bazamutse, aho wagiye ngo ubigireho, ahubwo utangira kubasebya, ugatangira no kubavuga nabi, rimwe na rimwe ukababeshyira ngo bagiye ikuzimu. Umuntu akakwibaza, wowe kujyayo ugakira bigutwaye iki? Iyo nzira abandi bajyamo yo kutagiyeyo, ahubwo wararyamye wifiteho amagambo, ntacyo maze, sinzarongora, sinzarongorwa, njyewe ndi mubi, abandi barize, se bamvuga nduwuhe, ndya nduwuhe. Wabona amafaranga 1000 aguhagije, nkaho wagiye ngo ugura akantu kazima, ugasanga aho kurya inyama ugiye kurya uruhu kubera karande. Nukuri ukibaza, ngiye nyambibaza abantu urabe kancanga ngewe. Umuntu akambwira ngo akunda uruhu rw'ingurube, se uruhu rw'ingurube ruryoha kuruta inyama y'ingurube? Undi muntu agiye kugura amajanja y'inkoko, se amajanja y'inkoko ni yaje kuruta inkoko? Dafite ubukene, ahubwo karandi irimo irakubwira ngo ntacyo maze, ngo nunarya ejo ntuzabibona. Uzamusangana ayo magambo ameze gutyo y'urucantege, guca abantu intege, ndacuruza gute se, bucuruzi bwarahombye. Ntabwo wakoze ngo bwange, abacuruzi baracyacuruza, imiryango baracyayikodesha, kuko nawe ngo umuntu uriho karande n'imitima mibi nk'uwo, niyo wamuha amafaranga arabanza akayangiza, ntacyo abasha kugeraho kubera ko yamaze gucika intege. Ikindi, guhangana n'abantu akoresheje amagambo.
guhangana n'abantu tugasanga ahora yihagazeho. Ikindi uzamusangana bene uwo muntu ashobora kuryama ntabyuka, akaryama rwose agatura agahinda uburiri, kandi naryama arabyuka ashonje. Uwo nawe uriho umuvumo ukomeye cyane, kandi bizakugora, bizanakuvuna, bizanagutesha agaciro. Ni byiza no kuhaguruka ugatesha agaciro amagambo yose Imana ibampera umugisha. Niba ibyo ubyibonaho umenye ngo kakubayeho, Imana ikugira neza, Imana ikurinde. Kambasengera Imana. Mana data twese urondera gushimye ko mvise kino kiganiro, mwami ko utwumvise, ndagushimiye ko utanze Imana kino kiganiro mu izina rya Yesu. Abibona ibintu byose, abatekereza byose mu izina rya Yesu, mwami batabara ubarengere, kandi ubambike imbaraga, ubahe gutsinda no kunesha no kwigira imbere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukomeze mukore comment, share, muduhamagare, turahari. Turacyari muri ya minsi 60 y'amasengesho, ariko mu rugendo rw'imishana 20. Nkubwira ngo komeza uduhamagare, komeza utwegere, nyaboneka intambwe ya mbere yo gukira karande ni iri jambo ry'Imana. Murakoze, bye bye.